wowe ugenda ubwira umukobwa ngo nanubu nanubu kuramwongera stress. Abakobwa ari umukobwa azaje kwishakira umugabo nta mukobwa ushaka akora ikumubwiye ngo nanubu akora iki ni ukumutera stress gusa ubu mubwiye gusa nubu uracyashinze. Reka tumusabe abibwire hanyuma duhite twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina. Murakoze cyane, nitwa Runezerwa Eric, kubatanzi nduye muri Kenya, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 6. Ngira ngo nuko yego sibwo bwa mbere tuza hano n'ikiganiro nka cya 4 cyangwa cya 5 wenda yego tumaze gutanga hano kuri Effective Family. Asante cyane. Murakoze mushukuri, turagushimiye cyane ku mwanya wanyu no kenera gusharinga ibitekerezo byawe cyangwa inama zawe ku muryango mugari. Uri umuntu afite ikintu ciza bizabiba byiza iyo ugihaye n'abandi kikabafasha. Twongeye kukugarura kubera ubusabe bw'abantu batandukanye bifuje ko utanga inama bitewe n'isomo cyangwa ubuzima wanyuzemo bwo kubura abana. Hari nk'abantu bigeze kutwandikira batubwira ko bari muri ico kibazo ariko bagowe cyane n'ijambo ryitwa nanubu. Umuntu akaza akakubwira ngo nanubu turabyara, cyangwa akabwira ngo n'umukobwa, hari n'umukobwa wigeze kutubwira ko, kandi murabizi ko mu muco wacu umukobwa atazashaka umugabo, ariko umuntu akaza akamubwira ngo nanubu turabona umugabo kaho yomwishakira, cyangwa nimba ari umwana kaho yomwiha. Wowe mu rugendo rwawe rwo kubura abana, ijambo nanubu waryakiraga gute, ryakomereraga gute? Umuntu akubwiye ngo nanubu turabona umwana. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze ako karenge cyangwa uwo musozi ugoye nawe unyuzeho, yego kandi nicyo kigaragazo ndango cya mbere kiruta ibindi byose kabisa. Kuba udafite umwana mu nzu, uri buzima, utarwaye ndetse n'umugore atarwaye, ariko ukabona ndi mama mubyara, kandi ariyo devoir Imana yadusigiye kugira ngo tuzare twororoke tuzuze isi. Yego biza bigora cyane kubyakira ndetse no kubyumva, cyane cyane wenda nk'abasore b'iki gihe bashaka bakuze ari bakuru, bagashaka n'abakobwa bakuru. Nukuvuga ngo nta kindi kiba gisigaye ni ukubyara gusa. Cyane iri iwacu hari abantu bamwe bashakaga wenda bakiri batoya, bagashaka abakobwa bakiri batoya bataragira igihe cyo kubyara, bigasaba ko bategereza wenda imyaka y'ubukure kizagerera bakabona gutwita bakabyara. Ariko hano ubu nyine abantu bashaka n'abakuze. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho ko niba ufite ifaranga ziri kashe, kiba gisigaye gusa ni ukuzirya. Rero iyo batabyaye biza bibagora cyane, ugasanga batangiye kuja kwipimisha, batangiye gukekana, batangiye kugira gute, ugasanga birabafekite cyane mu buryo bumwe butari bwiza cyane. Rero iyo dusubira mu mateka gutya wenda y'ibintu twanyuzemo, ntabwo ari ukubyiratana cyangwa ntabwo sinindi mpamvu, ni ukugira ngo wenda undi muntu uri muri iyo nzira twanyuzemo cyangwa uri muri icyo kigaragazo twanyuzemo, kugira ngo abashe kuba wenda cyangwa yakubakika, cyangwa iyo utanga ibitekerezo ari uwo byubaka, bigatuma wenda ari ukuntu nawe asa n'uhindutse. Yewe nabuze abana kandi naje nari mukuru, uko nyine mvuye kubivuga, ariko ntabwo ari njye wabiteye, si n'umugore wabiteye, kandi ntabwo yigeze anshinja ngo niwe wabiteye, nta nubwo naje nigeze mushinja ngo ikibazo niwe ubifite. Waragerageje kwipimisha, tujya kwa muganga, usanga nta kibazo kirimo, tegereza gusa gahunda y'Imana, kandi yaraje nyine irabikora bigenda neza. Rero uko warumbajije ngo hari igihe bavuga ngo na n'ubu nta mwana, ngo na n'ubu nta mugabo, na n'ubu nta mugore, izo mvugo ni iz'abapagani kabisa, ni iz'abantu, ntabwo ari izo mu buryo bw'Imana. Kuko Imana yitanga, kandi itanga uko ishatse, aho ibishakiye, igatangira igihe ibishakiye, kandi igaha uwo ishatse.
bitewe n'uko ikubona cyangwa n'amasomo ushaka kukwigisha. yego Hari igihe utinda mu bibazo cyangwa ibigeragezo, hari ukuntu Imana ishaka kugucura kugira ngo ziriya nkamba zose zikuvemo, uve muri icuma gikwiriye kigomba gukora yego gukora imirimo yayo nk'uko bikwiye kabisa. rero iryo jambo kuva none turireke. ngo na n'ubu Una n'ubu ndi murabyara hari uza wiha umwana uriha aya we akazi kose usabwa wagakoze cyane. ahasigaye Imana nitanga urubyaro. Ta panike ugomba kugira ngo bakube wumva urabyara. Niba wamara imyaka 10, wamara imyaka 5, wamara imyaka 6, Imana irakuzi kandi izizo yakugeneye cyane. hari abo yageneye kugumba burundu. yego hari abo yahaye igihe kirekire, hari abo yahaye igihe kirekire wenda nk'imyaka 10 ariko yagera ikabaha abana kandi barahari. Hari abamaze imyaka 18, abandi bagiye babyara bafite 20, abandi 15. Ndabazi mfite urugero, mfite n'ubuhamya bwabo cyane. ariko bakihangana muri icyo kigeragezo kandi bakagendana, bakama bashorerana n'umugore bagasenga, bagapfukama bagasenga Imana bahuje umugambi, bahuje n'umutima, bakizerana ntihagire ubishira ku wundi. Siyagira umuntu uzegeka ku wundi impamvu ngo azegeke ku wundi ngo wenda ngo ari uko byagenze, ngo ari uko wabigenje. Ntabwo yabigenje. Ni igihe Imana ndirabaha umwana. Ni ukuvuga ngo tugende dutegereze gahunda y'Imana yonyine, niwe muremyi ku isi n'ibintu ndetse n'abantu cyane. mu gihe rero itaremera ko ubona umwana ntiwofosinga. Reka kurara wicaye, reka gukeka umugore, reka gukeka umugabo, reka kumva amagambo y'abantu. Abantu b'ubu nyine babaye abo gusenya. Ta muntu ukivuga amagambo y'ihumure kabisa. Abantu ni parapara nukuza mwagana umugore runaka ngo siko yarameze iwe ejo bundi ngo yamugize gutya, ngo yamubwiye gutya, nawe ukamugenda ukamutsukira ku mugore ugatangira ukamubwira amagambo mabi. Afite agahinda ko atabyaye, kandi abagore nibo bagira ikibazo gikomeye cyane. Afite agahinda ko atabyaye, afite amagambo nyirabuko azamubwira cyangwa se buko cyangwa mu muryango, nawe mwongereye mwayawe kandi ari we yayizeye, bari kumuhumuriza ukamurema umutima, ukamubwira ati sheri ihangane, igihe cy'Imana nikigera tuzobona abana. Aho cyo niki yego. Icya kabiri, wowe ugenda ubwira umukobwa ngo na n'ubu kuramwongera stress. Abakobwa ari umukobwa azaje kwishakira umugabo, nta mukobwa ushaka akora ikumubwiye ngo na n'ubu akora iki? Ni ukumutera stress gusa. Ubu mubwiye gusa n'ubu uracyashinze. Yego mubwiye se n'ubu uracyari kijingi. Hari umugabo n'umunyejo wundi ari kuvuga ngo wikiranga abakobwa babibijingi. Ni ukuri kose uwo mugabo naramugana. Ariko gatuti niba ari Burundi namubonye yabivuye ugatumye kanisa gatuti umugabo yambaye costume y'ubururu kandi umugabo muremure w'igikara ndamureba uyu nguyu kandi abantu ba pastor bamureba kuko bamusekera mu kanisa ari mu bakobwa. Iyo topic yazanye ngikiranga abakobwa b'ibijingi ngo bazabanza ngo bakineneguza abagabo, ngo bamara kubineneguza ngo abana bamaze kubabura ngo bakaje ngo kwiga imashini, ngo bakaje kugira gute. Ibyo hari n'abavuze ngo kwiga Bibiliya, ko kwiga Bibiliya se n'ibijingi byo byiga Bibiliya gusa. N'umwana afite rwari kwiga Bibiliya kugira ngo yige, ndetse niba bakwiye kwiga cyane. Rero ubumubwiye ngo se n'ubu uracyari kijingi, uje kumubwira ngo ona n'ubu mutamuntu mutakunda takunda ubu ngo abo muzi ngo ko runaka mungana, uzi ko yahita afata imyanzuro bitewe umubwiye wenda umuntu uri proche y'umubyeyi cyangwa undi muntu nyine w'inshuti yiwe, ashobora kwamafata umwanzuro akiroha agashakwa nabi. Mureka abakobwa mu baheze umuto. Umukobwa azategereza igihe umuga azamubengukira akamusaba, yamara kumusaba akamushaka. Umuco wacu sinzi indi mico wenda y'abandi, ariko umuco wacu w'abanyamurenge ndetse n'abandi tuvuga ururimi rumwe, umukobwa azarambagiswa n'umuhungu. Nta mukobwa uzurambagiza. Umukobwa azashakwa, ntazashaka rwose, nta mukobwa uza kwishakira umugabo. Rero izo mvugo tugende tuzireke, tumenye ko ariho gahunda y'Imana ku muntu. Niba abana mungana barashatse ni umugisha wabo, yego, nawe ufite uwawe.
ufite uwawe genda ukomeze usenga Imana iguharakishiriza amasezerano yawe uyagereho nuryama ugasinzira amasezerano yawe nayo uzasinzira kuko amasezerano ukomeza guhozaho gusenga Imana ukabona ufite umuhate rero nuko nguko iryo jambo rya nanubu ni ijambo ridakwiye rirakomeretsa ni igikomeri ntabwo rikomeretsa igikomeri umuteye igikomeri igisebe ni cya kindi giteye ubwoba ko nuko urakoze cyane urakoze kabisa gutanga isobanuro byiza hari uburyo watangiye uvuga mbere ko sinzi mba ari we wabivuze mwabikoze cyangwa nimba ari ingero watanze ko bishoboka ko mushobora kuja kwivuza kwa muganga ngo murebe uko muhagaze mwasanga mwembi muri bazima mukavuga ngo kino gihe rero ahasigaye ni ugutegereza Imana ariko hano mu migi hari abantu bativuza ugasanga ko barahora batanaho imfana umugabo akavuga ngo ni umugore nawe akavuga ngo ni umugabo bakavuga ngo hari n'abatekereza ko ari umugore gusa ikibazo kigomba kuba kiriho kawe waciye muri iyo situation kwipimisha kwivuza kuja kwa muganga ngo barebe uko muhagaze birashobora kubafasha muri iyo traje yo kugeza mubonye umwana nibyo kabisa ni ukuvuga ngo iyo mugize ikibazo k'ikibazo cyane cy'urubyaro cyo kuri urubyaro yego mugomba kuja kwa muganga mukamenya impamvu hari igihe wenda muba mufite ubumuga wenda bwa burundu budashobora kuvurwa yego mugomba kubimenya mukamenya ikibazo aho kiri mwumva wenda nta kwihanganirana kuri muve ngo kurya mwasezeranye ngo tuzobana kugeza iteka ryose tuzatandukana n'urupfu abanyine ntibagitibike kumva ntibige kumva ukabimenya mukamenya ikibazo kiri kandi mwasanga harimo ikibazo kivurwa cyo kwa muganga mukagana dogiteri akabavura cyane niba ari umugabo ufite ikibazo akamuvura agakira niba ari umugore ufite ikibazo hari igihe baba bafite indwara za amibe n'ibiki zituma wenda badashobora gusama yego cyane barazivura zigakira cyangwa za infection n'ibindi byose barabivura bigakira umugore agatwita akabyara rero utakwicara mukomeze muterane amagambo uje ahangaha bakubwire ngo kandi wabo wagira ngo nyirarume ngo nawe ngo nuko byagenze umugore nawe amubwira ngo iwabo w'umugabo wawe ngo bagira icyo kibazo nta kibazo bagira ja kwa muganga kwanza murebe ikibazo gihari yego nimusanga ari ikibazo cyoroheje gishobora kuvurwa bamuvure kandi musanga ari ikibazo gisaba amasengesho yego ubwo mumenye ko mwembi muri bazi nta kibazo binabagabanyiriza stress no guhora mutanaho imfana no guhora mukekana mugenda mugambana hirya ku ruhande aho ngaho iyo musanze ari ikibazo mwese muri bazima mufite nta kibazo mufite muragenda mugapfukama reka hari n'igihe wenda haba n'ibibazo biva mu yindi cyane mu yindi myuka mugomba gusenga Imana bigakira kuko Imana izayumva kandi izisubiza kuwayisenze yizeye rero mureke kwicarana ikibazo uzuva usaba umugore hari ibyo bintu nagaze bibona iri haruguru bacu cyane niyo bavuga umugabo iwe ngo ni umwe ningumva ariko ukazanguza ko aragira ibibazo byose bitewe ku mugore umugore ufite ikibazo abagore gabo ntibazavuga ariko n'umugabo ashobora kugira ikibazo kimwe n'uko umugore yukikira rero iyo ari ikibazo cyoroshe gikurikiranwa kwa muganga kigakira mugomba kuja kwa muganga kwanza ubundi mugomba kumara n'amezi 6 ubana n'umugabo cyangwa n'umugore nta kintu kiraba mutaragera kwa muganga mugomba kuzagera kwa dogiteri akabapima akamenya ikibazo uko kimeze cyaba ari ikibazo gikemurwa kigakemuka cyaba ari ikibazo gisaba amasengesho mugasenga cyaba ari n'ikibazo nyine cya burundu mukabimenya mugomba kubimenya ukicara uzi uko ikibazo ukavuga ati ndicaye kubera ko narahiye cyangwa ukavuga ngo simbishoboye ugafata indi myanzuro yawe sero n'imyizerere yawe nuko bimeze nuko bimeze urakoze cyane murakoze ko turagenda tugana ku musozo
ikibazo cya nyuma gisa n'igitandukanyeho gato nico ni ikibazo c'ingo z'ubu nyine hano mu migi zitakirambana cyane. Hari nk'umuntu watubajije ejo bundi ngo ni gute abakobwa b'ubu ngo barimo gukobwa inka ngo zigera muri 40 ngo bamara imyaka 4 mu rugo, ngo abakera ba mukecuru na ba mama bamwe bagaza inka 3 abandi 4 bitewe n'izo bafite, ariko bakaba barasazanye mu rugo. Ako kantu ko kudatindana mu rugo, gusenya kwa hato na hato ku ngo cyane cyane z'abantu bakiri bato hano mu mujyi ubona biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo hano mu mujyi baza bashakwa cyane batakunze, atakunze umugabo, yakunze ibintu, nicyo kintu bari mu gushingiraho cyane kabisa. N'ababyeyi ukamusanga yarasinye yavuze ko umwana wiwe atazoshakwa n'umuntu wo muri Afurika cyane, azashakwa n'umuntu wo hanze. Kritere ni hanze gusa, Kritere ni hanze, yaza ari kimuga hanze, yaza afite umutwe no gukira bakuba ari hanze, yaza afite inyonjo ni hanze, yaza ari ibihanga hanze gusa. Wa intereta kidi umubaza noneho bakabishira mu bana, umwana akaba yumva ko gushakwa hano ari igisebo kabisa. Ibyo rero iyo bibaye nabo azakwa nka 20 abantu cyane hano wakoye nyinshi hano muri Afurika ni nka 5 z'amafaranga 6 cyangwa zitageze. Rero iyo wa muntu amaze kuza yara akanga ishuri amwana ifaranga nyinshi cyane, yaramuhaye ifaranga z'umurenge arabake muri fiançailles, yamaze kwica ababyeyi umutima. Iyo umwana iyo bamaze gushakana, umwana swat umukobwa cyangwa umuhungu, iyo amaze kubana nawe na za faranga yamaze kuzisuzugura, atangira kubona ko ari ukuntu yabyibeshe. Kera yarageze mu rugo, swat yazanye umuntu utari type wenda batari mu myaka imwe, umusaza umuruta cyangwa umukobwa umuruta, agatangira no kurwana n'umutima. Ibi bintu rwose nishoyemo byagenze gute? None akazasigara abana n'umugore cyangwa n'umugabo mu mutima batakiri kumwe kabisa, mu mutima batakiri kumwe, tamukunze tamwishimiye, kibangana, ni mukuru, si mwiza. Ibyo bintu byo bituma ingo zitaramba cyane, bashingiye ku gukunda imitungo kuruta kwibanda kureba ko bagiye gushakana. Nibyo kabisa. Iriya gaho agazugenda ukizanira agakobwa kawe muziranye cyangwa mutanaziranye, ariko ababyeyi baraziranye, bakurangiye n'umwana wo nta kindi bashingiye, n'umwana ufite umuco, ababyeyi bafite umuco. Cyoje gushaka umukecuru ko wari ushaka umuntu mungana, umukobwa agaza ku muhungu bangana, cyangwa yaje ko n'umukuru ariko yamushimye, baziranye baganiriye. Apana bintu byo ku mapica, gutumira ipica gusa, mugapatana n'umuntu kuri telefone, mugakoshanyiriza kuri telefone, ibintu byose mukabirangiza kuri telefone, mugahurira mu bukwe, ugasanga isura yageza kwereka siyo, ugasanga yageza kwereka ifoto y'undi muntu, ugasanga undi mukecuru muhuyangana na nyoko cyangwa umusaza waranaso, bigatuma rero mutamwiyumva kabisa. Hari ingero nyinshi abantu bagiye bava muri Amerika, bagiye abakobwa bakabanga cyangwa abagabo bakabanga, bagiye babangira ku kibuga cy'indege, agasanga uwo bagazavugana siyo. Ibyifuzo n'itama no gukenera ibintu kuruta gukunda uwo mugiye gushakana. Urakoze cyane. Eka ugira ijambo rimwe rikuri ku mutima ugenera umuryango muri rusange usohoza. Ijambo rindi ku mutima cyane cyane ni ijambo twagiye tunariganira, ni ijambo ryo cyane cyane abantu bari no inaha mu migi, mwite ku bana, yego, mwite ku burere bw'abana banyu, baheze uburere bwabo, mbese ibibakwiriye byose kugira ngo babashe kubaho. Uburere bw'ibanze mu rugo, mwigisha abana gukunda abantu, mwigisha abana kubaha abantu, mwigisha abana kubana n'abandi, mwigisha abana gukunda igihugu, mwigisha abana kugira ishaka y'umuntu wese babona utameze
utameze neza cyangwa ufite icyo akeneye. Ibyo bintu ari byo twigisha abana cyane. yego Umwana tumaze iminsi twinyigisho kwiga neza dusengera kwigisha abana kubatoza bakiri bato uburyo bwo kubana n'abandi, uburyo bwo gukorera imiryango, uburyo bwo gukorera igihugu. Ibyo ngibyo nibyo biza bizamuka. Mbese mu rugo hariya niho hari igihugu cy'ejo, niho hari amatorero y'ejo, niho hari sosiyete y'ejo. Hariya mu wawe wite ku mwana wawe, umuheze ibyo ashaka byose, kandi utindane nawe kuruta gutinda ahandi hantu aho ariho hose, kuko umwana nicyo gihugu cy'ejo, niyo makanisa y'ejo, mbese niyo sosiyete y'ejo. Cyane cyane turi n'aha mu mijyi, hari igihe wenda turi n'ahangaha mu buryo impamvu zimwe n'izindi, hari igihe tuzotaha abana bagomba gutaha bazi nk'uko abantu babana n'abandi. Murakoze, Imana ibahe.